yaribwaga mu nda cyane yumva wagira ngo basutsemo amazi ashyushye, essence, acide cyangwa ikindi kintu cyatera ubushyuhe buryana cyane. Mu mutwe naho yaribwaga cyane bidasanzwe, agataka bigereranya n'aho intozi zaba zawinjiyemo zikaruma mu bwonko no mu nyama zo mu mutwe. Uruhu rwe yumvaga rwashyushye cyane, amaguru nayo atangira kubyimba. Umwana muto yatakiraga nta kintu yari ashoboye gukora usibye kujya hanze nawe akarira. Yaramubwiraga ati mbabarira uhamagare mama umubwire ko ngiye gupfa. Uwo mwana w'umukobwa yari muto ufite nk'imyaka 7 nibwo yarakiva ku ishuri. Nubwo bigaga kabiri no mu mashuri abanza, mu gitondo na nyuma ya saa sita, ku munsi wa gatatu bigaga rimwe. Mama wabo yari yigiriye mu murima azi ko umukobwa we mukuru ari mu rugo, isaha ku isaha yataka amusanga yatetse, yitaye no kuri murumuna we wari gutaha ntasubire ku ishuri. Icyari kibabaje nuko yari yamusize mu rugo ari muzima, agatangira kuribwa adahari, waho yari ari mu murima azi ko ameze neza. Yabwiraga ku kana ngo kamuzanire telefoni yari iri ku meza kuko yigaraguraga aryamye ku gitanda, yabuze uko ashima mu mutwe no mu nda, ngo nibura ahamagara umukunzi we na mama we abamenyeshe ko ameze nabi, uwo mwana yajya ku meza akayibura. Yayishakiraga ahantu hose ntayibone. Umukobwa yakomeje kuribwa agiye guturika umutima kubera kuribwa cyane, akoresha umwuka yumvaga ko ari we wa nyuma. Ahamagara karumuna kagakankamira ati ndavuze ngo ujya gushaka mama ahari umubwire ko ngiye gupfa. Nako kahise kiruka kagenda karira. Kageze mu muhanda gasakuza ngo mama Solange arapfuye, apfiriye mu nzu. Arambwiye ngo nze nkubwire ko apfuye. Ni kari kaza aho kagiye. Kagiye mu muhanda gasakuza gatyo gahamagara mama wako nkaho kamureba. Umwe mu baturanyi wagendaga mu muhanda ataha mu rugo ahita agahagarika akabaza neza ibibaye. Uwo mugore wari mu kigero kimwe na mama wako kamusobanuriye neza ko ibintu byose bimeze. Karamubwiye kati navuye ku ishuri ngeze mu rugo nsanga ari muzima, ampa n'igikoma. Yaramaze gutunganya ibyo guteka. Icyo gikoma nyine nari kukinywa sinishwe n'inzara ngategereza ko bishya ameze neza. Nuko atangira gutaka cyane asakuza ahita ajya mu buriri. Yarize cyane nanjye ngeze aho ndarira, twese habura uwaduhoza. None ngiye gushaka mama kandi sinzi ahantu ari. Yarahangayitse ati none se Niya, Solange koko ubonye itagitaka yapfuye? Niya ati oya niwe umbwiye ngo arapfuye. Yapfuye rero ubwo. Umugore yararize ati dusubire mu rugo ndebe ko ari muzima. Yafashe telefoni ye arebamo nimero za mama wabo, amuhamagara atabaza ati banguka iwawe byakomeye. Umukobwa wawe w'inkumi ararembye, Niya ari kwiruka mu muhanda avuga ngo yapfuye. Ngiye kureba uko byifashe ndumva umutima umvuyemo. Mama wa Solange na Niya yavuye mu murima aza yiruka cyane. Yakundaga kujya mu murima saa sita zagera agakomeza kwihingira, akaza gutaha saa 9 ananiwe. Iyo yajyanaga na Solange mu murima yamusabaga gutaha saa 5 n'igice, ku buryo asanga byahiye byaba ngombwa ko bajyana gutembera umugoroba, bakajya kunywa gasururu cyangwa fanta, imirimo bayishyize ku ruhande, ibyo bagombaga gukora babisoje. Yaje yiruka ngo arebe ko umukobwa we yagezwa kwa muganga igitaraganya. Wa mugore we na Niya bagiye bihuta basanga Solange agiteraguza. Yahumekaga gahoro, amaguru nayo yatangiye kubyimba yanganye n'insina z'ibitoki bamwe ibitima byare. Amaboko nayo yari uko, ijosi naryo riri kugenda ribyimba. Barahageze amurebye asa n'utaye ubwenge. Uwo mugore yabuze icyo akora. Solange yari ateye agahinda kandi noneho bikiyongeraho ko muri icyo gitondo yari muzima. Yicaye iruhande rwe biramurenga, atangira gutekereza ukuntu ubusanzwe Solange yari umukobwa mwiza. Muri we yise yanzura ko byanga bikunda agiye gupfa. Kimwe n'abandi bose, umuntu wari usanzwe uzi agiye gupfa wibuka byinshi wari umuziho, waba ari inshuti ye cyangwa umuturanyi, ukumva bitazoroha ko kuvamo. Nawe yatangiye kumwibuka kuva mu bwana. Solange yari umukobwa mwiza wakuze areba neza cyane bidasanzwe. Amaso yatumaga abantu bamubonye batekereza ko abagiriye impuhwe. Bamwe mu basore bo bagatekereza ko yabakunze. Yarebaga nk'uyateretse, bimwe bita gutereka amaso, nyamara ntiyabikoraga kuko ari we bagashaka kureshya, ahubwo nuko ariko yireberaga. Amaso yari manini yera cyane, uretse ibara ry'imboni ahandi yari umweru wererana. Ntiyari inzobe, yari wa mukobwa ukeye, wamwita igikara ariko nanone ukabona atari igikara cyane. Abenshi bavugaga ko ari imibiri yombi. Cyatumaga umuntu umubonye atamwibagirwa n'ukuntu yazingaga imisatsi ye. Kuva kera akana gato yakundaga kuba muzingira imisatsi bakayikoramo amapfunda abiri. Amaze gukura nabwo iyo yabaga atasukishije yayigabanyagamo kabiri, igice kimwe akakizirika ku ruhande rumwe, ikindi ku rundi kajya kumera nk'amasunzu. Iyo yasukishaga nabwo yayikoragamo ibice bibiri. Abenshi bo babaga bibagiwe izina rye bahitaga bavuga bati wa mukobwa ufite imisatsi ibiri. Ubwo nyine buri wese akamenya ko ari Solange. Muri make wavuga ko yari umukobwa w'icyitegererezo mu buranga n'ubupfura, ari mwiza ku isura no ku mutima. Uwo mugore yakomeje kubika umutwe, amarira amuzenga mu maso atangira kurira. Niya nawe yarakomeje kurira mu ijwi ryo hejuru avuga ati wipfa Sora, oya wipfa. Yageze araceceka akora kuri wa mugore ati Vere, namara gupfa biragenda bite? Vere ati Niya uvuze ngo iki? Nawe ati nyine arapfa igihe kingana gite? None se arakomeza apfe? Vere noneho yagize ikiniga arira cyane mu ijwi ryumvikana. Niyo yari yagize ngo hari nta kindi cyatuma Solange areka gupfa kitari ukurira. Abaza Vere ati turire cyane rekeraho gupfa. Vere yagize agahinda kikubye ariko yumva yanaseka. Ibyo kwivugisha ko yabuze icyo akora yabivuyemo, yegera Solange neza ngo yumve ko akiri muzima. Yahumekaga gake cyane bishoboka, umutima uri gutera gake, umubiri wakomeje kubyimba, watangiye no guhisha nkaho wenda guturika.
Akibaza icyo agiye gukora, mama Solange yarahageze asanga Verena ari kumwitegereza. Solange yaratangiye kurerembura. Mu mutwe we hari hibereyemo umukunzi we. Yaratekerezaga ati mfuye ntongeye kubonana na Jado wanjye koko. Agahinda kari kose yatangira gutekereza ibihe byiza bagiranye mu rukundo. Yifuzaga ko wenda yapfa bari kumwe, gusa telefone yari yabuze ngo amuhamagare. Yibukaga ukuntu uwo mukunzi we Jado yakundaga kumubwira ko afite amaso meza manini yashashagirana nk'inyenyeri zo mu kirere cya nijoro. Akongera ati kandi Solange, iyo nkurebye nkayitegereza mbonamo urukundo, imbabazi n'icyizere cy'ejo hazaza. Uruhu rwa Solange rwari rworohereye. Jado yarukoraho cyane cyane amufashe amaboko cyangwa amufashe ku matama, akumva agize amahoro. Iyo Solange yahitagamo kwambara imyenda y'ubudodo ifite ibara ry'umuhondo cyangwa ibara ry'icyatsi kibisi, abantu bose bamubwiraga ko aberewe, bamwe bagakabya harimo na Jado, bakavuga ko yasaga nk'uwasesekaye yavuye mu ijuru. Yakundaga cyane umuryango we, yakunda abaturanyi be bose, byagera ku mukunzi we Jado bikaba akarusho. Iyo babaga batembereye, Solange niwe wamwisabiraga ko bazamuka bakajya hejuru y'umusozi bakitegereza imisozi hakurya, ku mwure w'umusozi ukagira ngo ugeze mu ijuru. Yaryamaga mu bituza bya Jado bakitegereza uko izuba rirenga kuri iyo misozi, akamubwira ati iyo ndebye izuba rirenga ntekereza byinshi ku rukundo rwacu. Iyo riri kurenga numva ndikumbuye nk'uko nawe dutandukana nkumva ngukumbuye, ariko nanone nkagira icyizere ko rizongera kurasa nk'uko nawe mba nizeye kongera kukubona. Kubera kujya aho hantu byatumaga imitima yabo icya, urukundo rwabo rukarushaho gutera imbere. Jado yaramubwiraga ati ndi umunyamugisha kuko mfite umukobwa mwiza nkawe, unkunda by'ukuri, unyizera agashishoza niyumva amabwire, akankunda atitaye ku magambo y'abantu. Yarenzagaho imitoma ati ijwi ryawe riranshimisha, kuryumva bituma numva ko nubwo isi yahinduka ibintu bikaba bibi kurusha uko bwije n'uko bukeye, Imana yampundagajeho umugisha kuko ndyumva rikanyibagiza ibibera hanze aha. Ibyo kandi koko byari byo, kuko Solange yaririmbaga mu birori n'abageze mu zabukuru bumvaga ubuto bubagarutsemo. Nubwo urukundo rwabo rwari rwiza, Solange ari umukobwa w'ineza, urukundo rwabo rwagirirwaga ishyari n'abantu benshi. Solange yari mwiza cyane bidasanzwe, na Jado ari mwiza bidasubirwaho. Yari afite imodoka, ari umusore wahiriwe n'ubuzima. Abakobwa benshi babaga bamwirukaho bakatira, akikundira Solange wenyine. Uko niko na Solange ategeraga na rimwe umwanya abandi basore, cyane cyane ko we yababazwaga no kubona abantu bahemukira abandi mu rukundo nta mpamvu, akababazwa no kubona abantu batita ku muco wo gukunda umwe, ahubwo bakifuza kugira abo basezeranye urukundo benshi. Iyo yumvaga inkuru z'abantu bahemukira abandi mu rukundo, byatumaga yumva acitse intege, kuko we yizeraga ko buri wese akwiriye kubaha ijambo rye, uwo asezeranyije urukundo akaba ari uwo, akaba yanapfira iryo jambo ntamubangikanye n'abandi. Ubwiza bwe ntibwari ubwo ku mubiri gusa, ahubwo no ku mutima ntiyageraga ukwasi. Yari umunyabwenge, akunda gusoma ibitabo, azi amateka menshi cyane y'imyaka yashize, yaba yo mu gihugu cye, mu by'abaturanyi ndetse no mu bindi bihugu bya kure cyane ku isi. Yari wa mukobwa wumva ijambo ryose rivuzwe akarisobanukirwa, kandi agahora ashaka kumenya byinshi. Uwo Jado bakundanaga nawe yari umusore ugira urugwiro rudasanzwe, azi kuvuga make ariko akavuga icyo agomba kuvuga. Yari afite igihagararo cyiza, afite ubushishozi, ashobora kwitegereza umuntu akabona byinshi birenze iby'abandi babona. Yabwiraga Solange ko ababaye, kandi Solange ari guseka, agatungurwa no kuba bivumbuye kandi yakoraga uko ashoboye ngo abimuhishe. Ijwi rya Jado ryari ririmo icyizere, ari umuntu uzi gukunda no kwihangana. Rimwe na rimwe bajyaga ku musozi hejuru, bagiyeyo n'amaguru, bagerayo bakicara mu byatsi bakareba uko izuba rirenga. Solange akamwitegereza mu maso, na Jado bikabukwa, bakabura ikintu baganira, bagaceceka, gusa mu mitima bakumva ko bakwiriye kuba bari kumwe. Muri urwo rukundo rutagira akagero, bari barahanye amasezerano menshi, urukundo rwabo rwarageze kure, barihaye na gahunda yo kubana mbere y'uko umwaka mushya bari batangiye urangira. Nuko Solange yatekerezaga mu byo yumvaga ari nka ko kake ka nyuma. Mama we akinjira akabona ukuntu yabyimbye umubiri wose, yabwiye Verena ati kuki utahamagaye Jado ngo aze tumujyane kwa muganga. Verena ati oya, umujyanye kwa muganga yahita apfa, ahubwo ushaka amata nonaha, ushake n'indi miti uzi ko ishobora kurutsa umuntu. Namaze umwanya mwitegereza mbona atari indwara isanzwe, kandi nawe urabizi ko yahoze ari muzima. Rero bamuhaye ibinini cyangwa bakamutera urushinge, tutaramenya indwara arwaye, tutaramusuzuma, ashobora guhita apfa. Kandi hari amahirwe ko niba ari uburozi yariye yaburuka, agasigara arwana no kureba ko yabyimbuka. Nubwo kwa muganga nabo bashoboraga gukiza umuntu wariye uburozi, abenshi ntibizeraga neza ko ubwo bufasha bwabo buruta ubwa gakondo. Hari bamwe bateye inshinge bahita bapfa, abandi bemeza ko uburozi budakorana n'imiti yo kwa muganga. Bamushakiye amata bihuta, gusa mama Solange ahamagara Jado amumenyesha uko byagenze. Jado yumvise ko umukunzi we yabyimbye amaguru, akaba ari hafi gupfa, yatse imodoka agenda atareba imbere n'inyuma ajya kumureba. Solange wasaga n'uri kugenda ava mu buzima, bamunywesheje amata uko bashoboye, barenzaho n'indi miti yose bakekaga ko ari icyo yabafasha mu kumurutsa. Mu buryo butunguranye yagaruye ibyo yari yariye byose, arakorora, aritsamura, asa n'ahagaruye umwuka. Bifashe ku munwa bati koko bari bamuroze. Ikibazo batangiye kwibaza cyari cy'umuntu waba wabikoze. Icyo bari bavumbuye ni uko umukobwa yari yarogeye mu byo kurya. Cyakora Solange yakomeje kugarura, baramwiyegamiza asa n'uwegutse ku buriri, agatambaro kari mu mutwe kagwa hasi, barebye ku misatsi bagwa mu kantu. Babaye nk'abakubiswe n'inkuba, ibyo kwizera ko baba bamurogeye mu byo yanyweye cyangwa yariye barabyibagirwa.
Imisatsi y'ibiri ntiyareshyaga, umwe bari wawukase bawuciriyemo hagati. Mama wa Solange yabwiye Verena turakoze cyane rwose Vere, iyo tumujyana kwa muganga bamaze gupfa. Gusa na Jado ari mu nzira araje. Tumutegereze agere hano tumujyane ku muvuzi wa gakondo kuko wa kizungu yatugwa mu maso. Mu nzira Jado nawe nta kindi yaje atekereza. Yitekerezaga uko yaba haramutse abuze Solange. Nubwo Solange yari umukobwa wo mu buzima busanzwe, iwabo batunzwe n'ubuhinzi nk'abandi hafi ya bose bari batuye muri icyo cyaro, yari mwiza cyane arenze no ku bandi bakobwa babaga hirya gato y'isantere ahantu hari yatangiye gutera imbere mu rwego rwo hejuru. Solange ntiyari yarize za kaminuza, yari yarasoje mu mashuri yisumbuye. Akazi yakoraga kari ko kwiharika mu mirima y'iwabo, ibyezemo akabijyana mu isoko akabasha kwiha ibyo akeneye. Icyakora agiraga isuku agahora akeye, yabona amafaranga agasukisha imisatsi y'ibiri. Yaramuberaga cyane ku buryo hari n'abakobwa batangiye kumwigana basukisha bakabikora nkawe. Hari ubwo babaga bari kumwe, Jado agahamagarwa n'abakobwa bamwingingaga bamusaba kubavugisha, bamusaba ko bahura nibura, abandi bamukirira ko atabavugisha yabiciyeho n'ibindi. Yabaga Solange akaba ari kubavugisha, naho akababwira ko impamvu bahurira umwanya aba afite umurimo w'urukundo ariko avunikira ahinga, yuhira, abagara kandi ko ari hafi gusarura. Abo bakobwa bamwe bagwaga mu kantu bakarakarira cyane Jado. We na Solange bahitaga baseka bakigumira mu bihe byiza byabo. Nta na rimwe bajyaga ku musozi ngo Jado ajyane imodoka, ariko hari ubwo bajyanaga kure cyane bakajya gusura inyamaswa muri parike cyangwa ibiyaga bya kure. Solange we yifuzaga kumenya byinshi birenze bikenewe. Iyo yabaga ari aho hantu yumvaga ubuzima bwe bwuzuye ari kwiga ibintu bishya. Bari barifotoje amafoto menshi basuye inyamaswa zaba intare, ibisamagwe, imparage, gasumbashyamba, ingagi n'izindi. Mu modoka ya Jado habagamo agafoto ka Solange bari gukora ku ifarashi mu migara baseka cyane nk'abatitaye ku bibakikije. Hari agasego bari barakoranye baterana imitoma. Ako yaje agacuranga mu modoka kugira ngo yumvishe ko amasezerano Solange yamuhaye yose atazahinduka, ko Solange arakomeza kuba muzima ntapfe. Mu gisigo Solange yagiraga ati uri umusore buri wese yifuza, uri intwari mu ntwari, mu bamuri umwami wabo, mu bagabo ukaba wowe wita umugabo. Nirwa ishema no kukugira kandi nzahora ntewe ishema no kukugira. Iyo ndi kumwe nawe numva isi yose iri mu biganza byanjye. Iyo turebanye mu maso mbona paradizo abandi baririmba. Urukundo rwacu si urw'uyu munsi, ni urw'ibihe n'ibihe kandi ruzahoraho iteka ryose. Jado nzakubera umukunzi mwiza, nkubera umugore mwiza, mba umubyeyi mwiza. Abana bacu nzabaha uburere nk'ubwo wahawe, mbatoze urukundo, ineza no kugira ubutware. Tuzasazana njye nawe tuzagira mu zabukuru tugikundana, kandi no mu bundi buzima niba buzabaho koko tuzahora dusubukura urukundo rwacu. Ageze muri kimwe cya kabiri yumva icyo gisiga nitegereza ifoto, yahamagaye mama Solange ngo amubaze uko ameze. Yaramuhamagaye ntiyayifata, umutima we urasimbuka yishyiramo ko ubwo ashobora kuba apfuye. Yiciriye urubanza, yishinja amakosa koko kuva mu gitondo batari bigeze bavugana ngo yumve uko ameze. Imodoka atangira kubona itagenda, yongera umuvuduko. Mu buryo bubabaje yarebye kuri ka gafoto, afatisha direkisiyo y'ukuboko kumwe, akandi agakuruza ya foto ngo ayishyire mu bituza bye yumve ko ari kumwe na Solange. Kubera kwihuta cyane mu muhanda harimo n'izindi modoka, yagonze yari imuri imbere. Yifuzaga kuyidepasa ariko ubwonko bwe busa n'ubwavuye ku murongo, yarangariye ku ifoto birangira yigonze. Mu kugonga imodoka yabaye nk'ihagarara, akubita umutwe kuri vola n'ibirahuri by'imbere bivamo nabyo bimukomeretsa ku mutwe. Ibyo bibazo byose byaje byongera kuba kamera yo ku muhanda yari yamwandikiye umuvuduko urengeje urugero. Izindi modoka zaraparitse, abantu barahurura, bari ku magare bayavaho, moto bibuko na polisi irahagera. Byihuse babajyanye ku bitaro, yaba we ndetse n'umuryango yaragongeye mu modoka, umugabo, umugore n'akana kabo gato k'agahungu. Ku bw'amahirwe nta n'umwe wapfuye, uretse Jado byagaragaraga ko ashobora kutarenza amasaha runaka akiri muzima. Mu bitaro abaganga basanzwe babanje kubura aho bahera, biba ngombwa ko dogiteri w'inzobere ubwe yizira. Amakuru y'impanuka yihuse cyane agera ahantu hose. Kwa Solange naho yarahageze, mama w'umutima ujya kumusohokamo. Amarira yamubanye menshi ararira araboroga. Ibyago byari bibaye byinshi. Umukobwa we yashoboraga gupfa, uwari wenda kumubera umukwe, we bari kwemeza ko agiye gupfa byanga bikunda. Solange yarakomeje kugarura ari guhumeka yahagera, ariko yagaruye icyizere cyo kubaho. Iyo nkuru ya Jado banze kuyivuga yumva ngadakuka umutima kandi nawe atorohewe. Wa muvuzi bifuzaga kujya kwirebera bamutumyeho abari buze. N'ubundi yari uwa gakondo nta cyari kigoye cyane. Yarahageze aramusuzuma amuha imiti ivura amarozi. Yasize amubwiye ati Solange ashobora kuba yarugiye umubyeyi ariye, ariko uyu musatsi batwaye ushobora kuba ari uzateza ibibazo bikomeye. Kubw'iyo mpamvu akwiriye kuva hano mu ibanga akarwarira ahantu abantu batazi. Kugera hano bitwara isaha mu modoka. Murekazi wanjye kuko nibwo byatuma abantu bayoberwa ahari. Nzamwitaho nakira ashaka ahandi ajya mu gihe tuzaba tutaramenya umuntu ubyihishe inyuma. Yabyongoreye mama wa Solange aramubwira ati na Verena ntagomba kubimenya. Iyo urwaje muri ubu buryo wirinda kugira uwo wizera. Wizere wowe ubwawe, umukobwa wawe, nanjye nk'umuvuzi uzamuvura. Ndakwinginze ufate uyu mukobwa umuhungishe. Umuntu uri kubibasira si uwa kure, ashobora no kuba ari umuturanyi. Nubwo atazi iwanjye yajya no ku wundi muvuzi ariko wa kure. Uwo mugoroba Verena yaratashye asiga amusezeranyije ko mu gitondo nta muntu umutanga kuhagera ngo arebe uko Solange ameze. Akigenda mama wa Solange aramubwira ati Solange uyu muvuzi urabona ko atumye ugaruka ibuntu.
nubwo amaguru agikomeje kubyimba ariko nibura uri kubasha kumva ibyo mvuga. None umbwije ukuri, igihe nari nagiye mu murima habaye iki? Solange wari ufite imbaraga zidahagije aryamye ku buriri yatangiye kumubwira uko byagenze. Hari mu gitondo cya kare yari yasezeranye n'umukobwa wa Verena kumukuraho ibisuko bagahambira umusatsi usanzwe. Yari amaze kurambirwa ibyo kwisukisha ku buryo yumvaga atagikeneye ibisuko muri iyo minsi. Uwo mukobwa rero witwaga Teta yahageze mama we akimara kujya mu murima niyo akimara kujya ku ishuri. Yaje afite imbuto za pome mu gakapa, hageze baryaho zimwe izindi bandura ko bazirya basoje akazi ko kumukuraho ibyo bisuko. Biriwe aho baganira, Teta akajya anyuzamo akamubaza ku by'umukunzi we, nawe akamuratira urwamukunda ati sha uzi ukuntu yihangana, arankunda nanjye bikandinga. Noneho nibagiwe kukumvisha igisigo twakoranye. Teta ati wacuranze se nkumva? Solange yaracuranze arihutisha ageza ku ijwi rya Jado. Mu gisigo yagiraga ati Solange uruwera nk'izina ryawe, ufite umutima mwiza, ukunda amahoro, wiyeguriye Imana kandi ugira ikinyabupfura. Icyubahiro nkwiriye gutanga ni wowe ukigenewe, uruha agaciro gakomeye kuri njye. Iyo ndebye mu maso hawe mbonamo icyizere cy'ubuzima, iyo nkurebye mbona ahazaza hanjye ari heza. Wanyigishije kugira impuhwe, ndemamo icyizere cyo kuba umugabo. Ndakunze wowe birangira mbakunze mwese, ndavuga umuryango wawe ugira urugwiro. Nakifuje kukubera musaza wawe nkibera mu rugo iwanyu, ngasogongera ku rukundo muhana. Ariko se mbyifuza kandi ngufite ku mutima, wawe utera inshuro imwe wanjye ugatera indi, byungikanya nk'imirya y'inanga. Ndagukunda Solange kandi nzahora ngukunda, bizarenga kukubera umukunzi nkubera umurinzi, nkurinde icyaguhungabanya. Nzakubera umugabo mwiza, nkubere papa w'abana bawe, kandi njye nawe tuzageza mu zabukuru ubuvivi bwacu butangarira urukundo rwacu. Gupfa byo simbitekereza kuko nta cyadutandukanya imburagihe. Niruza dushaje bizaba ari ngombwa, nihaba hari ubundi buzima ruzatangire bundi bushyashya. Nyuma yo kumva igisigo bakomeje kuganira ku bintu bitandukanye. Teta ati nibi nawe warahiriwe sha, ugiye gushakana n'umugabo ufite imodoka ugukunda cyane w'umusirimu. Naho twebwe abasore dukundana nabo uba usanga tubarenzeho ari ukubura uko tugira. Solange yumvaga ari ibisanzwe akisekera, nawe ati sha nanjye sinzi uko byagenze ngo nkunde bigeze aha, ariko twari tuziranye kuva na kera kuko buriya muri Toronkome twize ku kigo kimwe. Amaze kumukuraho ibisuko, Solange yamusabye ko yabaritse bagateka ariko Teta arabyanga, avuga ko nawe agiye guteka mu rugo. Gusa yabaritse kugendaho gato, Solange acanira amazi y'igikoma. Amazi amaze kubira asoje no gukoroga ifu, Teta yitabye telefoni. Yayivugiyeho akanya gato abwira Solange ati sha ndatashye rero, igikoma cyawe ngiye ntakinyweye, ariko za pome ntitwazimaze. Nawe yarazibutse, izari zisigaye batangira kuzirya. Solange aryize ifite ibara ritukura, naho Teta waryize ifite ibara ry'icyatsi. Solange yabonye agiye kuzimara, afata udupome tubira dusigira murumuna we. Yakomeje kubwira mama uko byagenze, mama amubaza afite ubwoba ati niyo yaba yaziriyeho. Solange ati nabuze imbaraga zo kumubwira ngo azirye, ariko zari iruhande rwa telefoni, nibwiraga ko arahita azibona. Yageze hano musabye kundonera telefoni yari irambitse ku meza arayibura, na pome arazibura. Niyo yakundaga pome kubi, ahita azishakira ahantu hose. Mama we yaramufashije ngo barebe ko babona na telefoni, kubw'amahirwe make babona pome gusa munsi y'ameza, telefoni bayibura burundu. Solange yongeye kuribwa mu nda arataka, ariko ntibyari bikabije nka mbere, kandi ubushyuhe yumvaga mu mutwe bwari bwagabanutse. Niyo yagiye kurya pome, mama waramwihanangiriza ati reka mbanze zikogereze, zari ziri hasi kandi hasa nabi. Ntihari hapavumye ngo wenda zaba zaguye kuri sima ikoropye. Uwo mwanya mama wa Solange yasutse amazi mu ibase atangira kuzoza, abona ziriho utudomo nka dutanu wagira ngo bakoresheje urushinge badushyiraho. Yitegereje neza, akomeje koza abona pome zitangiye kuzana urufuro kandi nta sabune yigeze afata. Yasakurije hejuru ati Verena na Teta n'abarozi, abana banjye bose bari bagiye gupfa kubera bo. Ubu na niyo yarya kuri izi pome aba yapfuye kare cyane. Sora ni Teta wakuru ugiye muri pome arangije gutwarira n'umusatsi. Solange yarakomeje gutaka, ntiyabona uko asubiza mama we, ariko yari yamwumvise. Yaramwegera mu umuti wari usigaye, aramubwira ati ngiye gushaka uko uva hano hantu. Hari umuntu nizeye ushobora kugutwara mu modoka ye mu ibanga akakujyana kuri uriya muvuzi, nawe azagushyira mu cyumba cy'ibanga ajya kwitaho. Yabwiye niyo ati guhera uyu munsi ntuzongere kugira ikintu urya kitari cyo muri uru rugo, no ku ishuri nibajya bateka ujye ubyanga, nzajya ngupfunyikira imbuto. Nzaza mbwira abarimu bawe ko ufite indwara urwaye itakwemerera kurya ibiryo byo ku ishuri. Iryo joro yahamagaye wa muvuzi amubwira ko umukobwa we bamurogiye muri pome, bityo ko nyuma yo kumenya uwamurogiye uwo ari we bitakiri ngombwa ko akira kahaguma. Gusa yiyemeje kumwoherezayo ngo azagaruke yarakize. Yahamagaye wa mugabo wari ufite imodoka amwishyura amafaranga menshi ngo amugerezeyo Solange. Gusa yitegereje Solange areba uko amaguru n'amaboko byari byabyimbye n'umutwe uri gufobagana, amusubiza amafaranga ye, ahubwo amusezeranya ko muyo umuvuzi azabaca azabishyurira 1/2. Yamutwaye iryo joro amugezeyo ku buntu, anasagira amafaranga menshi wa muvuzi atuburetse kubishyuza, uyu mukobwa umwiteho urebe ko yakira. Nanjye mfite umukobwa ungana nawe, isaha ku isaha wenda yahura n'ikibazo nk'iki nkamukuzanira.
Ku rundi ruhande Jado akigera mu bitaro abaganga bagize ubwoba, ariko kuko bari bamenyereye abantu nkawe baba bakoze impanuka zikomeye ntibahangayika cyane. Bongeye kureba niba ahumeka neza, niba umutima utera n'amaraso agenda neza, bareba ibikomere byose byamuteraga gutakaza amaraso menshi, banareba ko atagize ibimenyetso by'ihungabana bamwe bita shock. Bihuse bagerageje guhagarika amaraso, igikomere bagikorera isuku, bamukuraho n'ibirahure byari byacengiye mu mutwe. Nyuma yaho basuzumye niba impanuka itamuteye uburwayi bwo mu mutwe, akaba yagize trauma, bareba niba atakomeretse mu bwonko, banareba ko nta gufwa ryaba ryacitse, kubw'amahirwe basanga byose bitabaye uretse ko trauma itari kubura. Bakomeje kumusuzuma, bamuha n'imiti imurinda ububabare, bamwongerera amaraso kandi batumizaho abaganga b'inzobere mu bwonko ngo barebe ko nta kibazo kindi kirimo, kuko kubanza umutwe kurivura byari bibahangayikishije. Abo yari yagonze nabo bitabwagaho ku rundi ruhande, byari bisobanuye ko agiye kumara iminsi myinshi arwariye mu bitaro. Mu rugo kwa Verena, Teta yari yakomeje kwigira umwana mwiza. Verena yahageze yahagira ati Teta, umucuti wawe ararembye agiye gupfa. Nabuze uko nguhamagara ngo uzumurebe, ariko rwose mu gitondo tuzindukireyo. Teta ati byagenze bite se ngarukuke niba koko bari bamuroze? Verena amubwiye byose by'uko bagerageje kumurutsa, bagahamagara n'umuvuzi wa gakondo. Teta yigaragaje nk'aho agize agahinda, ariko ntikari gatewe nuko Solange yari agiye gupfa. Yarababajwe nuko atapfuye ahubwo. Yeretse nyina ko ababaye ahita ajya kuryama. Mu buriri atangiye gutekereza ku mpamvu yakoze ibyo byose n'ingaruka byashoboraga kumugiraho mu gihe Solange yababaye muzima. Amakuru y'uko Jado yaraje kumureba agakora impanuka ntiyari yamubabaje na gato. Ahubwo yari ari kwisekera avuga ati kubera ko Jado yihutaga cyane nk'uko amakuru ari kubivuga, akaba ari we wagonze ntacyo bazamumarira, ahubwo azafungwa naramuka akize. Acyumva amakuru yahamagaye umwe mu bakobwa b'inshuti ze amubaza uko byagenda mu gihe umuntu yagenderaga ku muvuduko uri hejuru akagonga kubera uburangare akanakomereka. Iyo nshuti ye yari isobanukiwe iby'amategeko y'imihanda n'ibijyanye n'ubwishingizi, yamusobanurira uko byashoboraga kugenda. Yaramubwiye ati Jado niwe wateje impanuka kuko yageragezaga kudepasa imodoka ariko afite umuvuduko ukabije. Yangije imodoka ye bwite, yangiza n'iyo yagonze, kandi bose bakomereka bikabije. Bitewe n'ubwoko bw'ubwishingizi akoresha kandi akaba afite ibyangombwa byuzuye, birashoboka ko ubwo bwishingizi bwe buzishyura imodoka ye wangirijwe n'impanuka cyangwa imiti y'abakomeretse kubera iyo mpanuka, ariko ntibuzishyura ibyangiritse ku modoka ya Jado cyangwa ku mubiri we habe namba. Mu gahinda kenshi kuzuyemo impungenge, iyo nshuti ya Teta yakomeje igira iti ariko biteye agahinda kuba yakomeretse hafi gupfa, akaba ashobora no gukurikiranwa n'amategeko kubwo kuba yarenze ku mategeko y'umuhanda. Ubundi ibintu byo gutwara nabi no guteza impanuka birahanirwa, umuntu akaba ashobora gucibwa amande cyangwa agakurwa mu muhanda mu gihe kinini. Teta we mu mutima yishimyemo aramubwira ati uwo Jado yari sheri w'inshuti yanjye urabizi, none nibyo bimubayeho, biteye agahinda. Kandi ubwo yazaga yihuta aje kumureba, yari yishimye ariko ahangayikishijwe no kuba Solange atapfuye burundu. Ubusanzwe bari batuye muri ako gace ari abakobwa benshi, bamwe bari bageze igihe cyo gushaka nta n'abakunzi bafatika bafite, abandi barishingiraga, abasigaye bagategwa iminsi ku isaha bazabyarira mu rugo. Solange we bamuvugaga neza, biteguye ko azakora ubukwe akabukorana n'umusore w'umukire. Nk'inshuti ya Teta, kumuvuga wenyine Teta ntibamuvuge byaramuryaga cyane. Teta nawe yari mu bakobwa bafatwaga nk'abazatwara inda nibatitonda akabyarira iwabo, kuko bavugaga ko afite amaraso ashyushye cyane. Nyamara bageraga kuri Solange bakamuvuga neza bamutaka, guhera ku mwana muto kugera ku muntu ugeze mu zabukuru. Ibyo rero byababazaga Teta cyane, bituma ashaka uko yamukura ku isi. Nibwo yigira inama yo kumuroga amurogeye muri pome. Yagize amahirwe, Solange amwisabira ko yazamuhambura ibisuko ku munsi ukurikira. Yakoze uko ashoboye, yaraguze pome, mu gitondo abyuka azitobora azinjizamo uburozi bw'umuti wica udukoko akoresheje urushinge, ku buryo Solange atari kumenya ko zirozwe. Kuko yakundaga pome zifite ibara ritukura, yaguze amabara abiri, umutuku n'icyatsi. Umutuku niwe yashyizemo uburozi, hanyuma icyatsi kibisi aracyihorera. Noneho yazijyanye azi neza ko ataramukeka, barasangira nta mutima mubi. Mbere yo gutaha hafi saa sita, Teta yahise amwiba telefone yararambitse ku meza avuga ati nzayigurisha ndabizi ntararenza saa 9 atarapfa. Aho Solange bari bamujyanye mu gitondo yari yatoye agatege yashoboye kuvuga. Yabajije umuvuzi ati none se ko bandogiye muri pome nkaba naziriye mu gitondo, byagenze bite ngo mu gitondo zitangaragura ntangire kugaragurika hafi saa 7? Umuvuzi ati yego birashoboka ko umuntu yarya pome saa 9 zo mu gitondo akamara amasaha ataragaragaza ibimenyetso, ariko nyuma y'igihe runaka agatangira kugaragaza uburwayi kandi agapfa. Ibi bibaho cyane bitewe n'uko uburozi butandukanye kandi bugira igihe butangira kugaragaza ingaruka bitewe n'ubwoko bwabwo, ingano yabwo, imiterere y'umubiri w'umuntu n'uburyo yaburiyemo. Nawe waburiye mu gitondo ntihagire ikimenyetso gihita kigaragara. Ubwo nka saa 9 wari ukimeze neza, uburozi bukiri mu gifu cyangwa bugikora bucece mu maraso. Saa 5 uburozi bwatangiye kwinjira mu mikaya, mu maraso no mu bwonko, utangira kuribwa umutwe no gucika intege. Buriya nka saa 8 iyo bataguha amata n'iyo miti yindi bifashishije, washoboraga gucika intege burundu, ugahagarika guhumeka cyangwa ugapfa bitewe n'uko uburozi bwari kuba bwangije inzira z'ingenzi nk'umutima cyangwa ubwonko. Gusa ntibibwire ko amata akiza uburozi burundu. Yegera busuzuma akabingira akamaro nk'ubufasha bw'ibanze, ariko ntasimbura kunywa indi miti. No kujya kwa muganga umuntu yabikora mu gihe bibaye ngombwa.
nanjye nifuje ko bakuzana hano kuko kuba bagutwaye umusatsi ubwabyo bishobora gutuma uwakuroza akomeza kukuroga. Ibyo rero bishobora kuba bibi kurushaho. Solange yateye hejuru ati njye nizera Imana sinarugwa muri ubwo buryo. Umuvuzi yaramwihora ati nta kibazo niba ariko kure, gusa nimara kwizera ko akazi kanjye karangiye nzakujyana no kwa muganga kugira ngo bagire icyo bagufasha kinyamwuga. Teta yari yatwaye umusatsi we atagambiriye kumurogesherezamo, ahubwo ryari ishyari arawutwara ajya kuwuta hafi y'umusarani w'iwabo. Mama Solange yakomeje kujya asura umukobwa we akanasura Jado mu bitaro. Icyakora ntiyavugishaga na gake bo kwa Verena. Kuri wa munsi nk'uko Verena yari yabimusezeranyije, yahazindukiye mu gitondo asanga umugore yarakaye. Yanze kumusuhuza mwuke nabo musaba kumuvira mu rugo. Yabonye bitoroshye asubira mu rugo ababaye ari no kurira yibaza icyo yaba yapfuye nawe arakibura. Yabibwiye Teta nawe ati ubwo wasanga baduketse kuko iyo abantu barozwe bijundika inshuti n'abaturanyi. Umubano wabo wabaye nk'uhagaze, ariko Verena akomeza kutanyurwa ashaka uko yazamuganiriza akamenya impamvu yamwutse nabi kandi akaba atakimuvugisha. Ntiyarazi ko Teta ariwe ntandaro ya byose. Nyuma y'iminsi Solange yarakize yongera kumera neza. Kubyimba amaguru kwe byaterwaga n'uko impyiko zari zatangiye kudakora neza kubera uburozi. Kuribwa umutwe n'inda byari ibimenyetso by'uko igifu n'umutwe byafashwe n'uburozi kandi ko imiyoboro y'amaraso yashoboraga kwangirika. Kubabara cyane no kuribwa mu nda nabyo byari ikimenyetso kigaragaza ko igifu n'amara byikanze kubw'uburozi bwari bwanyuze mu nzira y'ibiryo. Mbere y'uko umusezerera ngo asubire iwabo, umuvuzi wa gakondo yabanje kumujyana kwa muganga ngo basuzume ko nta zindi ngaruka zabayeho. Nk'abaganga b'inzobere mu buvuzi bamubwiye ko kwitabara ari byiza, umuntu yakeka ko yarazwe akanywa amata ariko ko hari ubwo ashobora kubangama uburozi bukagira imbaraga nyinshi mu gihe bwahuye n'ibinure. Amata atuma bwitsindagira cyane mu binure muri icyo gihe aho kubusohora. Niyo mpamvu amata ari igisubizo cya mbere gishobora gufasha umuntu kumenya ko ari uburozi ariko si umuti wa nyuma. Bamugira inama yo kujya yihutira kujya kwa muganga kuko nabo bashobora kuvura uburozi mu gihe umuntu yaburiye. Icyari gisigaye ko ari gusubira iwabo. Jado nawe yaratangiye koroherwa ari kuvuga ashobora no guhaguruka akigeza hanze nta muntu umwiyegamije. Nibwo mama Solange yamubwiye impamvu Jado atigeze amusura aho yari arwariye. Solange akigera mu rugo nibwo mama yamubwiye ko Jado yakoze impanuka aje kumureba. Yamusabye kumusura mu bitaro kuko byari gutuma agarura agatege akagira icyizere ko umukunzi we akiri muzima. Akibyumva yarushijeho kurakarira Teta cyane avuga ko azihorera, ariko mama waramubuza. Verena we yaragikomeje gukora uko ashoboye ngo amenye impamvu nyamukuru yatumye mama Solange amugira umwanzi ukomeye. Yigira inama yo kujya akamupfukamira bakamenya impamvu. Yahageze asanga Solange bagiye kureba Jado. Mama Solange yarakaye cyane aramubwira ati kuki muri abagome wowe n'umukobwa wawe mwashakaga kundogera abana nanjye mukanyita koko mukarimbura umuryango wose. Niko Vere ko dusangira byose kuki wahisemo gutuma umukobwa wawe ngaza ndogera umwana maze warangiza ngo uri kuntabaza. Verena yararize ati umukobwa wanjye sinamutumye, sinzi niba yaranabikoze kandi nawe arakoze si umwana, ahubwo nsobanurira neza mbabarira dushwane nzi icyo nzira. Mama Solange ati ntanga ko wigira umwere, ni gute mwatinyutse gutwara umusatsi w'umukobwa wanjye nyuma yo kumurogera mu mbuto za pome, kuki koko muhemuka? Verena akomeje gusaba imbabazi, mama Solange yanga kumwumva na gake. Verena yarahagurutse ajya kureba umukobwa we, yanze kugenda amutura umujinya atangira kumwibarisha ati ariko uriya munsi Solange arwara mwari mwahuye? Teta ati cyane pe, ni nanjye wamukuyeho ibisuko nkanamuzingira umusatsi nka kuriya bashaka ko dukoramo ibiri. Verena ati none se wowe nk'inshuti ye wari uzi aho arwariye? Teta ati wapi rwose. Yatangiye gusa n'ugira ubwoba abwira mama ati mbaye ngiye gusura inshuti yanjye twahanye gahunda ndagaruka ku mugoroba. Verena yinjiye mu cyumba cye ajagajaga mu bintu bye byose agwa kuri telefone ya Solange. Yarayizi neza kuko kava yayo yari itandukanye n'izindi iriho udushushanyo tw'inyamaswa n'inyoni nyinshi. Yihuse yagiye kwa Solange abwira mama ibintu byose uko bimeze. Mama wa Solange yaracururutse amutega amatwi. Verena amubwira ko yasanze telefone mu cyumba cya Teta kandi ko yamubajije niba yarahuye na Solange umunsi arwaraho akabimwemerera, ahubwo agatangira kugira ubwoba agahita anagenda. Yarakomeje ati mama Solange sinifuza ko njye nawe tuba abanzi. Uriya munsi murana niya atabaza ngo Solange arapfuye sinari niriwe mu rugo, nari ntashye ntazi ibyo Teta yiriwemo. Nubwo nari hafi y'iwanjye nahisemo kubanza kureba Solange, sinakomeza ngo njye kureba ko hari n'icyo yatetse. Yashatse guhindukira ngo atahe, agiye kugenda mama Solange aramubwira ati wigenda reka tubiganireho. Baricaye baraganira bashaka impamvu zaba zarateye Teta kuroga Solange barazibura. Byatumye Verena ahita ahamagara umukobwa we Teta aramubwira ati niba utaragera kure waza hano kwa Solange ukamusuhuza kuko yavuye aho yari yaragiye kwivuriza. Ngwino usuhuza inshuti yawe iyo yindi yire ko uzaba ujya kwisura. Teta n'ubusanzwe yari yagize ubwoba yaketse ko bamuvumbuye. Yari yamubeshye ko ari inshuti yagiye kureba ariko ntayo. Kumubwira ngo najye kwa Solange bakubitana amaso n'ibyo yari yaramukoreye byatumye aho gusubira mu rugo afata inzara yerekeza mu kindi cyerekezo. Byatumye Verena ahamagara Teta ako kanya ati niba utaragera kure waza hano kwa Solange ukamusuhuza kuko yavuye aho yari yagiye kwivuriza. Ngwino usuhuza inshuti yawe iyo yindi yire ko uzaba uyisura. Verena yifuzaga ko Teta aza agasobanura uko yibye telefoni y'abandi n'ibyo yari yashyize muri pome. Teta n'ubusanzwe yari yagize ubwoba amubeshya ko ari inshuti yagiye gusura kandi ntayo.
kumubwira ngo najye kwa Solange bakubitana amaso byatumyeho gusubira mu rugo afata inzira yerekeza mu kindi cyerekezo. Yari ahunze agenda nawe atazi aho aragarukira. Yari afite amafaranga kuri telefoni avuga ati aho ubwira ngeze niho ndara. Nsubiye iwacu banyica kuko ibyaha nakoze birarenze kandi byamenyekanye. Ni nkaho nari ngiye kwica abantu 7: Solange, Nia, mama we nawe mu gihe bari kumusigira kuri pome, Jado n'abantu 3 bari mu modoka yagonze. Uretse no gufungwa bamfashe banyica. Solange we yari kumwe na Jado babuze icyo bavuga. Akihagera Jado yarishimye aramuhobera aramubwira ati nari nzi ko nkubuze. Imana ishimwe ubwo wakize neza. Solange we yazenze amarira mu maso arira cyane. Jado wari ukirwaye bari umuhumuriza. Bacuranze cya gisigo baganira kuri buri jambo rikigize. Jado ati isezerano twahanye naho rizajya. Tuzasazana kandi batwifuriza ibibi bazaseba. Nzakubera umugabo mbere umugore nk'uko twabisezeranye, tubyara abana tugira umuryango mugari. Urupfu ntirwadutandukanye ikigenda biza, ruzaza dushaje. Solange amarira y'ibyishimo ari yamubanye menshi. Verena na mama Solange bategereje ko tutagaruka baraheba, ijoro rigera ataragaruka. Yongeye kumuhamagara asanga telefone itariho. Nyuma y'iminsi nk'ibiri Verena yasubiye amubwira ko umukobwa we yamubuze burundu. Mama Solange aramubwira ati niba koko utaramushyigikiye, Jado ndakira nzamutumira hano, tubwire umukuru w'umudugudu atumize inama, uhagarare imbere y'abaturage usobanura impamvu umukobwa wawe yatorotse. Verena yarabyemeye kuko nta kundi yari kugira. Nyuma y'igihe gito Jado wari urwajwe na Solange, dore ko akihagera inshuti yari imurwaje yabaye igiye kuruhuka, baramusezereye. Yari afite inkovu mu mutwe no mu gahanga ariko amagara ari mazima. Yari gukomeza kwitabwaho n'umuganga wo mu mutwe kugira ngo barebe ko nta ngaruka z'igihe kirekire zabaye ku bwonko bwe. Inzego z'umutekano ni ukuvuga polisi y'igihugu, ishami ry'umutekano wo mu muhanda, zanzuye ko Jado yari afite umuvuduko ukabije kandi ko yagerageje kudepasa ahantu hadakwiriye bityo ko yari guhanwa. Imodoka ye yagonze yari iri imbere ku buryo n'abandi bantu bakomerekeye mu yo yagonze. Ibyo byatumye abuzwa kongera gutwara imodoka mu gihe runaka kandi banamuca amande nk'uko biteganywa n'amategeko y'umutekano wo mu muhanda bitewe n'uburemere bw'icyaha. Nyuma yo gucibwa amande y'amafaranga bamubwiye ko atazakomeza gutwara kugeza igihe azongera gusubira mu isuzuma. Ibyo byari kugendana no kuba yambuwe uruhushya rwo gutwara imodoka mu gihe runaka. Nanone ubwishingizi bw'imodoka ya Jado nibwo bwagombaga kwishyura ibyangiritse ku yindi modoka yari yagonze kuko wari uyitwaye we yari yubahirije amategeko y'umuhanda. Bwagaragaje ko Jado yakoze amakosa bityo bumuca amande y'uburangare kuko yaratwaye nabi. Bwanasabye ko ategekwa kongera gusuzumwa nk'umushoferi no gusubira mu masomo y'amategeko y'umuhanda. Imodoka ya Jado yangiritse bikomeye ariko bashoboye kuyisana. Ibyo byaramuhenze cyane ku giti cye kuko imodoka ubwayo kugira ngo isubire kuba nzima yishyuye amafaranga arenga 40% byayo yayiguze. Nubwo yari mu bihombo, ibyo byose ntibyahagaritse urukundo yakundaga Solange. Aho kubibona nk'ibyago bifashe nk'ikizamini cy'urukundo, yari yizeye ko bagitsinze kandi ko urukundo rwabo rwo rugiye gukomera. Nk'uko Verena na mama Solange bari barabisezeranye, batumije inama y'umudugudu. Verena agiye imbere y'abaturage abasobanurira icyatumye umukobwa wahunga. Niwe wari warateje ibyago byose byabayeho. Nubwo batari bazi neza impamvu nyamukuru yamuteye gukora ibyo byose, abari aho bose baketse ko ryari ishyari yagiriye Solange ry'uko yari afite umukunzi mwiza w'umukire kandi witeguye kumukura iwabo amukoye, mu gihe we nta n'icyizere cyo ari kumukura iwabo bujura. Jado yarabyumvise ababara kurushaho, yifuza ko Teta yahanwa bihanukiriye akanishyurwa amafaranga yose yatanze y'amande ayagendeye mu bitaro nayo yakoresheje imodoka ye. Icyakora Teta nta wari uzi aho ari. Inzego z'umutekano nizo zagombaga kubyinjiramo kugira ngo barebe ko batahura aho yahungiye. Hadaciye iminsi biramaze kuvuga icyatumye umukobwa wahunga, Verena yabonye umusatsi mu murima we awuzanira kwa Solange, barishima cyane. Bibwiraga ko yawujyanye ahandi ngo azawukoresha amurogesha. Mama wa Solange we yanze kubyizera avuga ko wenda yatwayeho muke. Icyakora Solange we yaratuje aravuga ati ngenda senga hehe no kuregerwa mu misatsi. Hashize amezi 2 Jado asaba Solange ko bakora ubukwe bakareka gutegereza ikindi gihe. Yaramubwiye ati nta gihe gikwiriye kibaho cyo gukora ibintu mu gihe umuntu afite ubushobozi bwo gukora icyo atekereza ako kanya. Hashize amezi 2 Jado asaba Solange ko basubira kuri wa musozi bakareba uko izuba rirenga nk'uko byahoze batarahura n'ibibazo mu rukundo rwabo. Bagezeyo amusaba ko bakora ubukwe bakareka gutegereza ikindi gihe. Yaramubwiye ati Solange nta gihe gikwiriye kibaho cyo gukora ibintu mu gihe umuntu afite ubushobozi bwo gukora icyo atekereza ako kanya. Nyuma yaho ubukwe bwaratashye bubateta bataramenya aho aherereye. Nadusoreje iyi nkuru ya Jado na Solange. Niba wayikunze nk'ibisanzwe n'ugenda udasize like na comment, tuzishimira no kubana nawe mu nkuru z'ubutaha.